ambona aranumiye da mvuga se ko nenze kari ngewe ndi mu kazi kose bigenze uti ariko naje kumva ngo hari igihe n'umuntu agenda akagusura akareba ukuntu uririmba ariko mukoranye kumva wamusebye bigatuma rero akwimakora bo nabyo bibaho kavuga tuno mwana dukoranye yakubita none nge nkabura ukuntu bigenza bibaho ariko nyine ubusanga ari ikintu cy'ikibazo. Yo mwiriweho bakunzi bacu ba Kigali Magic. Uyu munsi twagarutse dufite umutumirwa wacu ngira ngo mbibutse mwese mutarakora subscribe mubanze muyikore kugira ngo mujye mubona update zacu ko bwije nuko bukeye. Twatangira twakira umutumirwa wacu agatangira kuri akapera ndabizi ni umustar mwese muramuzi. Natangira twibwira watangira twibwira. Ndakurahiye naho najya mbona tutajyanye ibyo byibagirwe baby mu birometero bikeya amaso yanjye atagucidera ibyo byihorere biragatsindwa kubaho nagufite baby Better Begin murakoze cyane. Better Begin turagushimiye turakwakiriye kuri Kigali Magic. Murakoze cyane. Better Begin ni muntu ki? Twa Better Begin domanzi natangiye kuririmba kera nko muri 2012. So yego watangiye muri 2012 ariko ibikorwa byawe bisa nkaho bimenyekanye vuba kubera iki muri 2012 utapushinze? N'ubu ntago navuga ko byamenyekanye kuko ariko aho bimaze kugenda bishimira Imana impamvu nyine biba bitara pushinze ukuntu bivuze ariko nyine hari ikintu kiba kibura music iragora ntabwo ari ikintu utawirukanyira n'iki urumva bisaba ngo ukore cyane kandi cyo gihe narigaga kubivanga n'umuziki rero kandi uzi n'imvune zibamo ukeneye bakoze igihangano kibe gifite nyine ufite imbaraga zo kugipushinga wowe bwawe promotion iki bintu byinshi niyo mpamvu. Umaze kugira indirimbo zingahe? Mfite indirimbo zigera nko muri 6 n'izindi ebyiri wenda nageze nshyira hanze ariko izo nita ko ziri hanze ni 6. Iyamenyekanye cyane ni buri kimwe na Motari na Kaliza. Ego waduha kapera kuri imwe mu ndirimbo zawe zamenyekanye ziri hanze? Amasaha agiye kugera pompe curfew itejemo motaro bw'abangurukanye nisanze nagiye iwe mukaraga bendova nyongigare samoya mfata mikoro nangura kuririmba motare komeza untware motare motare motari we komeza untware be. Wow, ndayikunze. Inspiration y'indirimbo yavuye kuki? Hano byavuye indirimbo nari ntashye aramasaba yashize ya saa 9 ya saa moya urumva nejo bundi icyo gihe narivuze cyane ma interview yagiye atandukanye motari nyine yarantahanya buri minota mike urumva iyo bamfatana ariko muri stade none ugasanga ari nk'abantu bagiye barara kwa motari bakara wenda nk'abantu batatu. True story byakubaye hano ukuntu nyine ari true story ukuntu ariko nago navuga ko ariyo ariko urumva ni ibintu byagiye bibaho kubera amasaha bare barashizeho. Yego. Wow, indirimbo yawe ni nziza cyane. Iyindi ndirimbo wavuze Kaliza yo yasohotse mbere ya Motari? Kaliza yasohotse mbere hashize n'igihe kinini nk'imyaka 3 niba atari 2 indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili n'ikinyarwanda. Ego uri umuntu ufite swaga zituruka he? Swaga zawe ijwi ryiza? Murakoze cyane. Zituruka kubona abantu bishimye. Iyo mbonye abantu bishimye banumva nanjye meze fresh. Better Begin ufite indirimbo nziza ufite ijwi ryiza niki gituma abanyarwanda batakumenya neza nk'uko ufite impano yawe ko yivugira? Actually sinavuga ko batanzi bamwe na bamwe baranzi ariko abandi nago nabaringanya kuko burya umuhanzi kugira ngo ahagira hava naho agera biba bisaba gukora cyane urumva biransaba gukora cyane kugira nabo bandi bataramenya bamenye Better Begin muntu ki
ariko nyine usanga muzike ntago ujya muri studio gukora indirimbo ukishyira hanze ngo ube wabaye umusitari abantu be bakumenyeho biraharanirwa kandi bisaba gushyiramo ingufu nyinshi. Hari umuntu muri aba bahanzi bagafashe bafite izina, hari uwo wigeze wegera umubwira igitekerezo cyawe, umubwira ibikorwa ushaka kugeraho, hari uwo wigeze wegera ngo umusabe korabo? Wadusobanurira. Ndumva namuvuga izina kuko nibaza ko ari byiza, ariko hari umuntu nandikiye ndamubwira se nitwa gutya na gutya, mfite indirimbo zigana gutya na gutya, arangije arambwira ati oya ntabwo twakora indirimbo ahubwo reka twibere inshuti bisanzwe. Numvishe rero bimbabaje, aravuga arandebye abona aho nabereye imyaka igera mu yingaye maze nkora umuziki, wenda nubwo ntamenyekana cyangwa icyo ko si ibintu biza ako kanya, araborebye abona nta nshuti mfite nyine wese wumva ari ibintu bituma nyine umuntu acika intege akanababara cyane kibaza why. Ariko naje kumva ngo hari igihe n'umuntu agenda akagusura akareba ukuntu uririmba akava mukoranye kumva wamusebye, bigatuma rero kwima korabo nabyo bibaho, kavuga tuno mwana dukoranye yakubita none nge nkabura ukuntu bigenza bibaho. Ariko nyine ubusanga ari ikintu cy'ikibazo kuko mu Rwanda kugira ngo muzike igere hano igera dukeneye gufatikanya. Uwo muhanzi ntago yatumye ahubwo ugira courage zo gukora cyane. Ndamushimira nubwo namuvuze, ariko yampaye izindi mbaraga, naravuze ntacyo ubwo bucuti nabwo niba ako sinumva ukuntu nabo bajye batubabarira sibyo babyumve gute umuntu agusaba nubundi kuba turi abakunzi babo tubafana already tuba turi inshuti nabo nubwo bo bataba batabizi sibyo, ariko sinumva ukuntu ambwiye ngo reka twibere inshuti gusa nyene ubufasha bwawe. Kandi ntabwo nari kumbwira ati genda yishyure studio, nari kuyishyura byose nkabikora n'amashaka njye mbyishyura. Urabona no muno bino bintu byo gukora ama video hari ukuntu umuntu ari ujya gukodesha imyenda, akenshi usanga imyenda dukoresha ama video atari yacu twambitswe n'ama shop runaka, urumva byose nagomba kubyikoreshereza. Arambwira tuba inshuti gusa, urumva ibyo bintu nyine ni ibintu biba bibabaje. Ubwo nyuma yaho wigeze wongera kongera kumwandikira? Namwandikiye ibintu byinshi ndako ndangije ndabisiba, ariko nta kintu bintwaye. Byari birimo gutukana beta. Ntabwo natukana kamemo, gutukana nabwo waburengereye ntabwo ari ikinyabupfura. Numva wamuhaye ukuri gusa, nta kintu kibi namubwiye, sinzi ukuntu namubwiye ariko numva nta mpamvu ndabisiba. Tumarirungu ni umukobwa ni umuhungu? Basi dutahira. Ni umuhungu w'umuhanga cyane rwose. Aranazi? Ntabwo ari cyane ariko bizaza. Tukiri kuri uwo muhanzi wagukoreye ibyo bintu, nihe message waha abakuru banyu b'abahanzi bafite izina? Uko bigaragara nyine ugenda usanga bumva, noneho bagenda bumva, ushobora mukorera ugasanga umuhanzi ukizamuka akora indirimbo n'umuntu nyine ufite urwego yagezeho, ukabona ari ibintu byiza gusa nawe yatumye nkomera. Ikindi kandi nzakora cyane kugira ngo nawe azanyishakire. Ese nta korabo uteganya? Korabo ndayiteganya n'indirimbo ngiye gukora yitwa Number, izaba ari korabo n'abandi. Number yeah. Amatsiko aratwishe y'iyo ndirimbo watubwira? Nyine oya muzayumva, abakunzi banjye ndabizi ko babizi ko ngiye gushyira hanze iyo ndirimbo, irimo abandi bahanzi bafite nabo izina ukuntu. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Number gusa tu. Ubundi kubona amafaranga yo kujya studio gukora clip ntago ari ibintu biba byoroshye useka bikaza gutyo. Hari abaterankunga ufite cyangwa ni wowe ku giti cyawe urihiringa kugira ngo ibyo byose bigere? Iyo urebye usanga rero ntago biba byoroshye nyine, ariko ari umuntu bafite support. Ugize amahirwe bufite abantu bagusapotinga, rega nubwo umuntu atagusapotinga guha amafaranga, nashobora gusapotinga ko akoyobora kuri director muri bwumvikane. Rero ubu usanga nyine mfite support, ndabishimira Imana. Ariko ibintu byo gukora ni nje nirebaho, cyangwa se hari n'undi mushuti wanjye bita Mr M n'umuhanzi bita Cassandra Baby, nibo abantu nyine navuga ko turi kwana bansupportinga muri ibyo bintu. Yego. Ni iki kintu kikugora kuva wagera mu muziki cyangwa cyakugoye? Ibintu bigora mu muziki ni byinshi, ariko nyine
biragora pe muzike ntabwo ari njye na muzike ni byo abantu bambajije kuri njyewe babwira ko muzike life urumva ni ubundi busobanuro ubuzima cyane cyane ubuzima muzike noneho byagera ku rukundo ho bikaba ibindi bintu ibyo bintu bitatu kuri njye mbifata ko bifite ikindi gisobanuro umuntu atamenya biteye kwabyo pe muzike rero iravuna ushobora gusanga ari cyo byabwenge cya mbere kabisa gikomeye uri umukobwa mwiza ese nta mukunzi ufite ku myaka yawe umukunzi abakunzi b'iyi minsi se ni ibindi bintu nk'ubushere wanjye najya ko nabona my save the date ambona aranumiye da mvuga se ko nenze kari njyewe ndi mu kazi kose bigenze uti ahubwo nyine ugasanga ni ibintu bibabaje hari mwarafashe ka break se cyangwa wari uzi ko ari wowe n'ubundi akaraka na break se ni ibi oya byose ni ibiki oya na break nayo ariko da wari uzi ko ari wowe gusa ukimara kubona iyo save the date ngo byifashe mute oya ngende umuntu uroshya ibintu anyway mwabona ari blague cyangwa bise binaba ari n'ukuri ndi kuvuga hano ariko usanga ibintu biri kubaho muri iyi miti nk'uko nabikubwiye nyine urukundo ni ikindi gisobanuro ni ikindi kintu nyine bikunze kubaho nyine mw'iyi minsi ugasanga umuntu murakundana iki araguhamagara buri joro murahura mukaganira akwitayeho muri make sibyo mu cyumweru kimwe wenda ashobora kubara nk'icyumweru mutavugana ariko mu kindi ukajya kubona ukabona apostinze save the date n'umukobwa runaka wenda ushobora no gusanga umukobwa wari umuzi wabaza umukobwa bite gatoya shashiri ibyo ngibyo byibagirwe uriya nta birenze nta kibazo nyine akakomeza akaguha icyizere sibyo ugasanga rero niba ibyo bintu bibayeho gutyo gusa njyewe noroshya ibintu pe bimbayeho rero natuza nkiyakira nkaceceka ko wavuze ko urukundo ari ikindi kintu ubwo watuza ute mbare umbwire ntago njyewe sinzi niba n'abandi ariko bimeze njyewe urukundo ni ikindi gisobanuro nanjye ubwanjye ntazi nazijyana nabona kuko sinshaka no kubimenya ariko nyine uratuza buriya ngo gukira igikomere ni ukubana n'abakiguteye amahoro sibyo gukira ibikomere kwa ni ukubana neza n'abaguteye ibyo bikomere urumva rero ugomba kubanira neza nyine uwo ngo wahisemo kandi ahigiye usanga ari igeno ry'Imana kandi abakobwa natwe ntabwo turishesha ushobora kumubwira chérie sweetheart honey darling ariko ku mutima nkambizi kuri amuhungu tutabana sibyo nase niba yiboneye umukobwa umwemera ko babana we notarekura ko n'undi muri wowe warabizi ko uri amuhungu mutabana nubwo mwakundana kaje better begin tukiri aho ngaho tuvuye mu by'urukundo ho gato tugasura mu muziki wawe n'iki wicuza mu muziki cyangwa n'iki wishimira mu muziki sinzi ko ari ikintu nicuza kuko narabivuze nzareka gukora umuziki napfuye muziki sinzi wenda nshobora kwicuza iki se koko sinzi ariko ntago no kwicuza ntago ari byiza sinkagira icyo nicuza mu izina rya Yesu kugira ngo amen ya nyine ariko nyine ikintu nishimira mu muziki ubona ko hari urwego navuyeho n'urundi nagiyeho urumva ibyo rero biranshimisha niyo mbona noneho abantu umunyamakuru nakashobora kunyandikira ati nkorera ikinyamakuru iki n'iki uzaze twarana ikiganiro ukuntu ari iby'agaciro mana yanjye babyumve babimenye nyibona iyo message tata we n'inkweto ndazihanagura nkahita nzambara nkazirarana banumva nishimye banumva nyine ari ibindi bintu bikomeye ibikorwa byawe biba byigara nyine urumva njye ntabwo mba naposhinze cyangwa ngende gushaka uwo muntu ariko aranyandikira kuri Instagram mana we mpita numva nishima pe urumva rero ni ikintu kiba gitangaje kuko mbere niba nakoze ndumva indirimbo nashyize hanze yitwa icyemezo iyo ndirimbo nyiko nta muntu umwe nigeze mbona mbwira iti usibye bashite banjye bazi ko ngiye kuyikora akambwa courage beta courage ariko urumva niba ngeze ku rwego rwo kuba nasohora indirimbo nyakora akambwira ati urabona ntabwo nagwakanira njyewe nubwo nawe mfite izindi gahunda ariko byerekeranye n'umuziki niwacu barabizi nubwo bwaba ubukwe sinabujyamo ni ukuri ariko nkajya muri interview nkajya mu byerekeranye n'umuziki urumva rero ni ikintu nishimira cyane kuri njyewe nshimira n'Imana ndetse n'abakunzi banjye n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange kuko nibo batuma runaka avuga ati nk'umunyamakuru ashobora guca ahantu wenda nk'umunyamakuru wa Kigali Magic urumva ashobora gucana akumva indirimbo motari yakuvuga ukuntu abantu bashagaye n'iki akumva ashaka kumenya uwo muntu bityo rero mbonye bituma namwe mu magaranga njyewe nkunda
nkunda no gufasha pe nubwo waba uje mu muziki aribwo gabije muri studio akavuga ati ngiyewe Beta Bigel ndashaka gukorana nawe ntibazatinya hari umuntu witinya urafite aho yageze urafite urwego yagezeho wenda ariyemera asha rwose uzace kuri Instagram yanjye nushaka uzatira telefone unyandikire nimero yanjye nzana kwihamagarira ngewe nzaza apfa kuba ari umuziki. Biratangaje cyane hari abandi biyemera bitewe n'izina bafite ariko wowe ufite umutima ukunda. Rega kankubwire uriyemera rwakemera inshuro 100 ingahe sibyo ejo neje bundi wasitaro gapfa sibyo ariko nta mpamvu yo kwemera twambaye umubiri kandi mwisi tuburana byinshi kandi usanga ubuzima tujye tubamo bujya gusa sibyo nshobora kwanga kugufasha uyu munsi ejo nkagera hejuru ngatumbagira wowe ukagera hejuru gatumbagira nkaza ndi kubigusaba narakwangiye ese ubwo who shame ikimwaro cya kiri kurinde rero ngiye byo ntabwo mbiha agaciro ahubwo mana we uzimbanye nk'abantu wenda babaza bakansaba ese we batanazwi kambwira ati ndagushaka muri code yanjye yewe nukuza n'indirimbo nayikwandikira buriya abantu bagende bambwira ngo uri umuhanga n'iki nabyo ndatangira kubyumva muri no minsi nge nandika n'indirimbo urumva ako nta mpamvu yo kwiyemera twese ubundi se ni wowe uziyandikira cyangwa ni nge nziyandikira ko tukiraho ngaho kambanze mbwira n'abantu babyumve ntukiyemere Imana iba yaraguhaye impano nta cyo wayiguze sibyo ese ubwo n'iki kuri uri guca amazi adafite impano irenze ugaruka atarasobanukirwa cyangwa se ngo abyinjiremo cyane buri kintu cyose gisaba kuba gitinzemo sibyo wimusuzugura genda umufashe sibyo nta kintu bitwaye nagira naho agera ube proud uvuga ati uri umuntu wawo nagize uruhare mu iterambere rye byagutwara iki. Ese ntago wigeze usuzugurwa kuva watangira umuziki nagasuzuguro bigeze bakwereka? Agasuzuguro z'ubundi nakahe niki wansuzugura utansuzugura wancira mu maso icyo ngenzi muri nge kimbamo no guca bugufi nta kindi kandi kunsuzugura kwawe ngewe nsuzuguye wenda nkwatse nka service nako kansuzugura sebo izo simbaraga umaye ahubwo byose ugiye tubona mu buryo bworoshye na nubwo wazamenya imvune z'ikintu ziva he ibyo bintu umuntu abicamo gute sibyo dukeneye abantu badusuzugura kagasuzuguro nyine handi ubona ko kumuna gusuzugura kuko na zero ibyo ngibyo nubicamo ukamenya kubicamo uzaba wabaye wowe wanyawe sibyo wenda sinavuga ko runaka bansuzugura ariko rwose niba ari n'upanga kunsuzugura ni karibu azansuzugure bizanshimisha nta nubwo njya nkiyaringa ngo wansuzuguye ngo agize ute no I don't give a fuck. Mu ndirimbo zawe ni yihe ukunda cyane kurenza izindi? Mu ndirimbo zanjye rero ndazikunda zose ariko nkunda indirimbo yitwa Ayiwe. Yikundira iki? Indirimbo yitwa Ayiwe ni uko nyine ibibwira umuntu tu nyine ko umuntu yarakubabaje n'iki kandi wasanga no muri no minsi umuntu aba nababaye rero anyway ntabwo nyine umuntu ajya bari maze reka indirimbo ndayikunda babariro ndirimbireho gatoya numva iyo ndirimbo. Burya gukunda nukundwe ni nk'imvura igwa mu ishyamba kandi gukunda numvikane buriya biragabanga nacyo nakoze ngo nkwereke ko ngukunda ariko burya nashimirira ku muziro nabonaga ko bitazamira nkabura uko ngira amazi nkiririra nkagira ngo wenda nzahirwa ngera aho ngaho ndakwihorera nyamara nubwo nagukundaga ntago byamiriye nahoraga mbona ko utanyitayeho yelelele ayiwe mama we yelelele mama we yelelele. Wow, ndikumva wagira ngo ni true story. Wanasanga kuko nyine by'iminsi ni hatari kwera. Ni hatari rwose. Mu bahanzi nyarwanda nuwuhe wumva ukunda nuwuhe ukwenspira mu bikorwa bye? Abahanzi bose ndabakunda umva abahanzi bose ndabakunda kunyespira sinzi ariko kubera ko numva indirimbo zabo kenshi ushobora no gusanga n'umwe kamelodi tse karimo mu ndirimbo ugasanga nyine wenda nkakozemo ikintu kinini buriya umuhanzi niyo mpamvu umuntu aba yitwa umuhanzi usanga nyine akantu gato yagumvishe mu ndirimbo ya mugenzi wawe cyangwa se uburyo biguha nyine iyindi sura nawe ku buryo uhita ukora igihangano cyawe ariko bose ndabakunda.
nta kirori uratendinga ngo performingemo na sinzi ko hari ntacyo ariko mu minsi iri imbere nizeye ko nzitabira ibitaramo kugira ngo kuko mba ndi kubyumvamo anyway ntacyo gusa nyine hari ikintu kigeze kujya kiba urabona muri expo ndashimira cyane buryowe uriya muhungu yaramfashije atanzi nta n'indirimbo yanjye arumva atarambona ndirimba ndi umukobwa w'umunyeshuri rwose nta nubwo bavuga ati ko ariko ndavuga ati uriya muntu hari icyo ashoboye yaramfashije yamaga stage muri expo mva nkagenda nka performinga navuga ko ari performance ngenda zishimira tu kuko njye nabwiye buri kintu cyose mbonye buri connection yose mbonye buri mwanya wose mbonye byerekeranye n'umuziki mba numva nishimye pe urumva rero ntabwo navuga ngo nta gitaramo nakoze nabira ni ibitaramo kuri njyewe ariko pe ndabyubaha cyane urumva MC buryo yaramfashije kandi n'ubu ngubu ndamushimiye cyane urumva rero yama stage nyinshi kandi byatumye hano ariya urabona ibera hano igikondo hano umva abantu baho benshi naniraga wongeye kwiga ati dore umwana ndi muri expo kumva y'abantu baho ngo batangiye kumenya bumva ari fresh bumva ari ahantu biri kuzamo burya nubwo abantu babuzwe nabo muri quartier yanyu bonyine nta kibazo buriya niko bitangira riga nago wabyukeje mutone gutumenyekana n'abantu tumenyekana abantu bose bakumenya narwo akora igitaramo ari ubwa mbere gikoze ngo Rwanda rwose rukumenya gake harane ho biva rero umva ko ari igitaramo nakoze turirimbire akaririmbo kari kugufasha mu iminsi cyangwa akusanzwe ukunda ko umuhanzi ukunda muri nkundazaho mu indirimbo ze n'umuhanzikazi w'umufaransa arimba n'indirimbo z'igifaransa nkunda ok j'aurais pitié ton cœur tu as fini mais non t'es. J'aurais pu me prendre, partir avec un sac dans mon cœur. J'aurais pu t'échapper, mais la chance m'apporte à ton cœur. Je quitte ARG, quitte ma tu cher Bob Marley. Ok, que du jour, je fais du bruit comme les ambulances. Si je me retends dans les silences, j'aurais été illimitaire filante. C'est pas ça que j'ai, n'entends personne. Je finis chose à peu comme l'exemple. Personne de bois là, vraiment personne. Est-ce que tu t'aimes avec qui raison? Oh, yeah, yeah. Allô, et si me lève ton main, allô, c'est qui c'est Biggie, et c'est ne vous demande sera, allô, et si me lève ton main, allô, c'est qui c'est Zara, je fais ma vie en solo, en solo, yeah. Dusoza platforms zawe ukoresha Instagram, YouTube wazigeza ku bakunzi bawe kugira ngo nababonye impano yawe bwa mbere bavuga uyu mwana ndamukunze wow aririmba neza afite ijwi ryiza barushaho kugukurikirana. Kuri YouTube ni Better Begin bagenda bagakora subscribe bagakora share bagakora comment nyine bakambwira aho babona nyine ndabizi ko wenda bamwe bazanyire barebe indirimbo zanjye bamwe bambwira ukuntu nyine ikibura bambwira n'ikintu nakosora mu ndirimbo yanjye y'ubutako nabwe ko mfite indirimbo yitwa Number nzashyira hanze mbere y'uko umwaka urangira umva rero bambwiye ati Beta nyine kosora ibi biramfasha cyane noneho Instagram ni Better Begin official Facebook Twitter Better Begin ndabakunda cyane kandi ndabashimiye. Akabazo k'amatsiko Better Begin byavuye hehe? Better Begin ubusanzwe nitwa Beta. Beta ni izina ryanjye bwite Begin naryiswe n'umushiti wanjye nanjye nditekerezaho numva nta kintu bitwaye kuko ibyiza byose always to beginning. Yego. Murakoze cyane. Ndabashimiye nanjye.